ngo kubwanjye mwari muzi ko ntaza mu banyamahanga. Yego. Ariko sinjye ubyizanye. Nuvuga ngo iyo usenze ugakora hari abanyamahanga bigize ibihari. Zaretse tukavuga icyotero. Byarazamutse. Yego. Lendala. Amini vayasire. Oh baba wetu. Imana ishimwe ubuzima. Haleluya, haleluya. Njyewe ndi pastor inzubaha Imana. Ngenda umucuruzi bizubaha Imana. Noneho gusenga ntago Imana yatwatse iminota. Nokuri. Oya. Bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha. Bakunzi ba Denise Bihiga TV turabasuhuje. Bakunzi ba Yesu Kristo, bakunzi b'umusaraba aho muri hose ku isi. Umwami Imana nabahaze ibyiza. Nazanye n'umushumba uyu munsi. Ndabizi ko mumukunda kandi ari inshuti yanyu mumaze kumumenyera hano kuri Denise Bihiga TV. Wenda hari uwaza aho ari bwo bwa mbere yatwibwira umushumba. Ni karibu. Murakoze cyane, ndagushimiye François, ndashimiye Denise Bihiga Denise TV. Thank you so much. Nubwo mpaje bwa kabiri hari ngira kwa gatatu. Ndashima Imana inyemereye kuba ndi hano kandi mvuga ngo Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nanjye rero muri kuvugana ngira ngo bamwe bamaze kumenyera mazina ni Habimana François. Nkaba ndi umupasiteri. Yesu aduhana umugisha. Tugiye rero kuganira uyu munsi ku nkuru z'umugabo witwa Cornelio. Ariko reka dutangire dusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Reka dutangire dusenga. Mwami Yesu, Mwami Imana gitari kisumba n'amahanga, tugushimiye byatubayeho, ariko tukweretse n'uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe ngo Mwuka Wera abawururuka kandi imbaraga z'Imana abarizo ziganza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibico byaho ni 10. Turahera ku murongo wa mbere dukomeze no hepfo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo marayika abonekera Cornelio. Hariho umuntu w'i Kaisariya witwaga Cornelio, umutware utwara umutwe w'abasirikari wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahaga Imana nabo mu rugo rwe, bose. Wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Cornelio. Aramutumbira, aramutinya. Aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kandi none tuma abantu i Yopa utumira umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Yego. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda ahamagara abagaragu be 2 n'umusirikari umunyadini wo mu bamukorera. Amaze kubabwira ibyo byose abatumira i Yopa. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya. Bakibitegura aba nk'urota, abona mu ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda umukoma hasi, gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4 n'ibikururuka hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira ati haguruka Petero ubage urye. Petero ati oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti ibyo Imana ihumanuye wibyita ibizira. Yego. Biba bityo 3. Icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Petero agishidikanya mu mutima we uko ibyo yeretswe bisobanurwa. Abantu batumwe na Cornelio babamaze
bamaze kuza bamaze kubaza inzu ya Simoni iyo ariyo, bahagarara ku irembo, barahamagara babaza yuko Simoni wahimbwe Petero acimutsemo. Petero agitekereza ibyo yeretswe, umwuka aramubwira ati dore abantu 3 baragushaka, hagaruka umanuke ujyane nabo udashidikanya, kuko ari njye ubatumye. Petero aramanuka asanga abo bantu, arababwira ati ni njyewe uwo mushaka mwazanywe n'iki? Baramusubiza bati Koroneli y'umutware utwara umutwe w'abasirikari 100, umuntu ukiranuka wubaha Imana, ushimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda, yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uze iwe yumve amagambo yawe. Nuko arabinjiza arabacumbikira. Bukeye bwaho Petero arahaguruka avana nayo nabo na bene data bamwe b'Iyopa, nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayisariya, basangayo Koroneli yabategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira, Koroneli aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bahateraniye. Arababwira ati muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'uwundi bwoko ko amugenderera, ariko njyewe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya. Nicyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe. None ndababaza icyo mwantumiriye. Koroneli ati dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye nsenga amagingo yariyo 9, nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana. Arambwira ati Koroneli, yo gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma Iyopa utumire Simoni wahimbwe Petero acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwo uje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero araterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranukira mwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana b'Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye Yuda hose, rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohane yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenderera abagirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa 3, imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyeretswe abantu bose, ahubwo yeretswe abagabo yatoranije bitari bizaba. Ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kumucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuze yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba abasutsweho. Amen. Kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati aba ngaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka abo babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bahera ko baramwinginga ngo amare iminsi. Amen. 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 Mushumba, dusomye inkuru ndende ariko iryoshye. Hallelujah. Sinzi iyi nkuru ya Koroneliyo igufasha iki, wenda nanjye mbere yuko ngira icyo mvuga. Urakoze cyane kumpa ijambo kano kanya. Ni amagambo, ntaburya amagambo y'Imana ntaba menshi, n'inkuru ntigiba ndende, still inkuru ihora ari ngufi igihe cyose umuntu yashaka kuyikoresha. Mbere na mbere ndagira ngo nongere mbashimire kuba twongeye kuganira ku magambo y'Imana. Iyo mpuye nawe ndanezerwa
kuko nzi ko uri umugabo w'amateka kandi uri umugabo ujya umfasha muri byinshi. Nanjye ndanezerwa iyo mpuye n'umushumba, hari byinshi nunguka, ubwenge burazamuka nanjye nkanezerwa, hari byinshi mbigiraho. Ubundi tubanze turebe Koruneliyo yari inde ubundi uzi ko Koruneliyo izina ry'Yesu nisobanura buriya. Hamwe baryita ihembe, ahandi bakaryita ngo ni umwana, ni byinshi bamwita amazina. So Koruneliyo umugabo w'ingabo cyangwa umuntu wari ukomeye mu Taliyani, ari umuntu ukomoka i Roma, ari umuromani aho ngaho, ariko wamenye ubuntu bw'Imana ataranabatizwa, yewe atanahabwa n'Umwuka Wera. Bivuze ngo nabo twita ngo ntibarakizwa, Imana yabakoresha. Icyo kintu nizeho udakwiye guca urwa kibera. Koruneliyo batemeraga, Koruneliyo w'umunyedini, urusengero, umunyedini plus ry'iwabo, utagira ngo ntiryahaga ry'abaromani, ariko aza kumenya neza ko mu ijuru hariho Imana. Burya n'abantu bose ubona ibyo bikora byose, na muganga arakubwira ngo naho Imana, naho Imana. N'umuntu wese n'abari abakora iby'ubupagani bati hasigaye naho Imana, kuko ugenge nibaza ku kibindi banga hasigaye naho Imana, bagiye batangira Imana igatangira mbere, ntibayisigarize bagatangira mbere kugira bakorere mbere. Noneho ikindi Koruneliyo mwigiraho ni uburyo kiwe atigishijwe, adakeneye abandi bantu bamusanga, we yiyumvisemo gusenga yitatu. Hanyuma mu gihe ari gusenga, ko yari akeneye gusobanukirwa, yari akeneye kubwirwa, yari akeneye kumenya, bituma atumwaho. Ikindi nanezerewe, buriya uriya murongo wa 10 ngo ubuntu bwawe gusenga kwawe n'ubuntu byarumviswe, gusenga n'ubuntu. Ariko burya urabona ko Bibiliya yavuye mu Kinyarwanda rimwe na rimwe iva mu zindi ndimi, ariko twemera ko Bibiliya bwa mbere yanditswe mu Cyarameya, kabiri niba nihenda neza ishobora kuba ari buriya niba benshi bakaryo, ariko abenshi numva ko ari Igiheburayo, abandi ni Igiheburayo, ariko ni igihe kinini cya gatatu. None ibitabo bindi byaje bikurikira mu Kigereki. So etimology ijambo nyayo ryayo ryiza, bavuga ngo Koruneliyo, gusenga kwawe n'ibitambo byawe n'impano zawe byageze mu ijuru. Amen. Ntabwo ari ubuntu busanzwe, kuko ubuntu tubabwa na Kristo. So ngo yisomye mu nkomoko, etimology y'ijambo hazamo ngo ibitambo byawe, amashimwe yawe n'impano zawe zageze hehe? Mu ijuru. Ukibaza ngo yarabiteruye abijyana mu ijuru, ahubwo ibyo yakoze, ibyo yakoreye abandi, plus gusenga byageze imbere y'Imana. Gukora ubwabyo udasenga nabyo ni ikindi kibazo, no gusenga ubwabyo utanakora nabyo ni ikindi kibazo. Ngira ngo dufashe abadukurikiye, abakurikiye Denise Biga TV, bamenye ngo icyo jambo ryasobanukiwe. Vraiment riravuga neza mu Giheburayo, iyo urisomye rirasobanura ngo ibitambo, umva cyambere gusenga kwawe, ibitambo, impano n'amashimwe byazamutse bigera ku Mana. Yabyijyaniyeyo, yabyijyaniyeyo. Nge ntekereza ko kuko Bibiliya ivuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana, iyo ugiriye neza mugenzi wawe, ni nkaho bugiriye Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo ufashije umukene abagurije Imana. Icyo nenda kuvuga ahangaha, yari atarabatizwa, yari atarahabwa Umwuka Wera, ariko ibyo yarabikoze. Nta n'urusengero yari afite, nta n'itorero yari arimo gutumira. Idini yabagamo ni irya gakondo, n'iryo muri gakondo, ariko ntongo ibitambo kubijyana muri gakondo akabihereza Imana. Yumvise nta muntu umubwirije, ahubwo muri we yifite. Icyo namukundiye, kumenya gukorera Imana batagukoresheje, kumenya gukorera Imana wibwirije, kumenya gufasha abakene utagombeye kuvuza induru, kumenya kuhagabura utagombeye kusakuza. Nta timu yahagamagaye, nta binyamakuru, ni Imana yari ibizi. Iyo yari ivugiye ngo gusenga kwawe, ibitambo byawe n'impano zawe n'amashimwe yawe byarazamutse kugera ku Mana. Aho hantu tumye ntekereza cyane, gusenga na bya bitambo twavuga. Hari abantu bitwaza ngo insengero zirafunze, ngo muri iyi minsi abantu bakitwaza ngo ngewe nabuze n'urusengero nsengeramo, ngo pasiteri wanjye ngo nta kigenda, ngo ntago namuha icya 10. Ariko uyu mugabo nta rusengero bavuga ko yari afite yasengeragamo, sibyo? Bigaragara, ariko yari afite imirimo ya hehe yo mwibanga,
kandi akayikora. icyo bivuze aha ngaha dushaka kurija mu tumuganira mbere ko tujya mu gikorwa nyirizina cyatumye gihagurutsa umuyuda unena. Yego, urumva ko yabyivuye ngo ntibishoboka ko nza mu banyamahanga. Yazanywe n'ibintu bibiri. Yego, kimwe ni isengesho, kabiri ni ibikorwa yakoze. Imana iravuga iti no muntu reka mutumeho mushumba. Ntago hari ibintu bituma Imana imanuka cyangwa se ikamanura umuntu udasanzwe kugira ikintu gikorwa, kugira ngo ikintu gikore yakoze ku mutima w'Imana. Ndagira ngo twihuse twinjire mu ijambo bita isengesho. Wakwibaza ngo uyu munsi ko nta bitambo bikenewe, hano biravuze mu Bibiliya ngo nuko namwe, ni muri Petero wa mbere ngira ngo hari, mwubake nk'amabuye mazima. Ibice bingahera Petero nkaho ngaho tuzakora devoir à domicile bazabishaka. Ariko ni cyo ni Petero wa mbere, hanyuma za gusoma nko mu bice bibiri niba ntihenda, aba ngo nuko namwe mwubake nk'amabuye mazima kugira ngo mu inzu y'Umwuka Wera, bityo muhinduke ibitambo bizima bishimwa, niko kuyikorera kwanyu kwiza. Ndetse ibitambo bizima n'Abaroma 12 niko bavuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima ariko byera kandi bishimwa n'Imana. Ayo magambo afite meaning ebyiri. Hamwe ni ibitambo, ahandi ni ibitambo byera. Harimo ibintu bibiri. Umubiri ni ibitambo, ariko ibitambo byera ni ibitambo bibiri. Reka umunsi tuzafata ku mwanya dusobanura ku bitambo n'ibitambo byera. Reka nagira ngo ngere ku masengesho akora ku mutima Imana. Ku mutima w'Imana. Bakavuga ati rero noneho ngo mubi inzu y'Umwuka Wera kugira ngo muhinduke ibitambo bishimwa, niko kuyikorera kwanyu kwiza. Ubu ushobora kubaza umuntu ahantu, ariko ubundi ibitambo byera bishimwa n'ibi ni ikibazo. Icyo kintu cyakoze ku mutima w'Imana. Ikura Petero mu moko, imukura mu gasuzuguro, imukura mu kwiratangwa n'abanyamahanga. N'urugendo ngo rwari kure, hari kure, inamwoherereza ibintu bizira byose. Ati urumva rero ibivuze gusenga. Nagira ngo se nk'uko so ubundi twabyo tuvuga ubutaha. Reka tubivuge byose icyarimwe byose. Tubivugeho wenda no introduction. Ibitambo byera niko kuyikorera kwacu kwiza. Nanze kukubaza kuko nzi ko uri umuhanga wabisobanura, ndabizi. Reka twunganire ducunguze uburyo umwete. Ibitambo byera bishimwa niki? Abakurikiye Denise Bihiga TV, nagira ngo twumvikane kuri iri jambo murisobanukirwe. Ibitambo bizima bishimwa. Mu bitambo bizima bishimwa ubundi ni ibiki bivuze iki? Ubundi ko ibitambo bihari. Ibitambo bizima bishimwa, iyo ushaka kubyumva neza buriya uragenda ugasimbukira mu Byahishuwe ibice 8 ku murongo wa 2. Hari amagambo avuga ngo nuko mbona abamarayika 7 bafite ibyotero, n'undi marayika ku ruhande wari ufite icyotero ngo kiriho imibavu, ngo ajya imbere y'Imana ngo kugira ngo yongere ku masengesho y'abera, ngo buryo bihinduka umubavu uhumura imbere y'Imana. Ni amasengesho yabejejwe. Imana ishimwe. Nibyo bitambo byera ubundi byo kwikora kwacu. Byera nibyo ni amasengesho. Uko ngo abantu hari marayika uzanye bavuga ngo nubwo haje amarayika 7 bari bazanye ibyago bose uzabasoma urebe uteje inzara amakuba. Naho ku ruhande yazo undi marayika wa 8 afite icyotero cyuzuye imibavu myinshi cyane, ngo kugira ngo yongere ku masengesho y'abera, ngo maze umuntu wo mu isi yasenga ngo marayika kongeraho wa mwuka w'ibitambo, ngo bigahumurira iki? Ngibyo ibitambo byera ni amasengesho y'abera. Lele pense ajya ashyirwamo ibirungo. Aya barozi ntiyajyamo. Nibyo bitambo byera bishimwa. Ariko ni ibyera bishimwa. Noneho urumva ngo uko amasengesho y'abera azamuka, ngo yagera hagati, ngo marayika ushinzwe kuyongerera uburyohe gahita ashyira ku gicaniro, bagashyiraho umubavu uhumura neza, ngo bikazamuka bikajya imbere y'Imana. Ngibyo ibitambo byera. Bakeneye ibitambo byera. Rero Korneliyo yatanze ibitambo bisanzwe, ariko atanga n'ibyera by'isengesho. Kubera ngo gusenga kwawe kwagize gute? Noneho n'amatubyo nibyo byarumviswe. Hari ibisanzwe ariko hari n'ibishimwa kandi bigira gute? Byera, kuko muri iyi minsi ya none cyo kirakenewe cyane. Se urafunze kunakaje ndarikunda ijambo ry'Imana ngo marayika wari ushinzwe kongerera
ayinitaso kongerera mu masengesho dusenga, kongerera amasengesho y'abera hari marayika ariko ngo akayongere nase numva yabatera yashiramo iki ngo nayabera gusa nayabera nuko Bibiliya ngo ni ibitambo bizera yongeraho byera kandi bishimwe, niko kuyikorera kwanyu kwiza. Imana itugirire neza, Imana duhembure. None urumva Cornelio deta sandora, amina tutakisa ya mambo, amina Imana ishimwe. So niko ndafashijwe nabazo bizagiye bafashije bazagira ikifashije ngo yarashinzwe, hari marayika ufite ibyago, hari marayika ufite urwabya ruri n'inzara, rero uko ajya kumena mu nzara kumbi hariho na marayika uri ku ruhande ngo ufite icyotero kiriho imibavu cyo kongerera amasengesho y'abera. Haleluya, Imana ishimwe. Hari marayika tsinda urugamba tugatsinda intambara tugatsinda dusubizamwe amavuta ye, dufite marayika ugenda yongeramo zakabaraga. Haleluya, Satani agashora inzara agasanga niko havuga muri Zaburi 84 ngo banyuze mu gikombe cyitwa Baka. Haleluya, bahahindura ahantu iki amasoko ngo bagenda bagwiza imbaraga. Imana ishimwe. Twigiye kuri Cornelio, nashaka ngo dukore ubwo busesenguzi abadukurikiye babyumva. Yego, yatambye ibitambo bibiri bisanzwe, ibitambo bisanzwe yaratura, afasha abakene, akora ibyo akora n'ibitambo bisanzwe biraho binashimwa nabyo birashimwa. Hari ibindi byera, hari n'ibindi no gusenga. Barabanje ngo gusenga nibyo abanje gusenga. Ngo uwo marayika ngo ashinzwe kongerera, yongera ku mubavu ngo yarahagaze imbere y'icyotero ngo kugira ngo yongere amasengesho y'abera ngo bityo ngo azamuke imbere y'Imana, ayibera umubavu uhumura neza. Ibyo bitambo bishimwa nashaka kuvuga ibyo nabyigiye kuri Cornelio, gutanga ntibikabure no gusenga ntibikabure ariko tunakiranuka ntibikabure. Icyo na kimwe ni ibintu bitatu, urabyumvise? Gusenga ntibikagire gute, ntibikabure, ariko dukiranuka. Gukora ntibikabure, gatatu dukiranuka. Icyo wakora udakiranuka, abo watanga wishushanya, abo wagaburira ushaka kwirata, nta mugisha bizaguhesha. Abo wakwambika usuzuguye cyangwa ugira ngo werekane ko wabikoze, nta mugisha bizaguhesha. Noneho no gusenga udakijijwe, ahubwo uzavunika utinde kanyarire kugwe hejuru, ujye ku kinzanye uhure n'ikigusubizayo, uzajya mu ruciranye ruhave ntacyo hakuye, usenga yino utahiraho, kuko amasengesho atarimo kwezwa ntaza marayika ntayo. Icya gatatu rero nk'uko wari bivuze, no gusenga gusa ariko nta mutima w'imbabazi ufite, nta mutima w'ubuntu ufite, nta rukundo, nabyo ntacyo bigize bite, ntibyuzuye neza. Ni magirirane nk'uko umuntu afite igihimba, amaguru n'umutwe, ni nako bimeze. Ni imirimo, ni ugusenga kandi tubikora tubikusa. Urugero bita byitwa ngo ni ubuntu, c'est l'ensemble y'ibintu byari byanakozwe mu mwanya la tokezi ya Imana ishimwe. Ariko icyo shaka gutsindagira, yego Imana ishimwe, tsindagira ni iki? Ni uburyo ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Imana ishimwe. Haya ngo Mana urumva ngo ariko mudasenga niho nyarakarimba kwa kuri radio mudasenga ariko niumve ngo niba unasenga ngo niba uratuma tugisubiza abo sindi kumwe nabo ariko ntibafite ubundi turagira ngo badukurikiye babyumve. Amasengesho yawe bwite we nkanjye w'umunyamubiri, nge nkawe tuhura abanyabyaha turanyantege nke, ntabwo yagera ku Mana, ngo ahubwo hari marayika ushinzwe kuyongera ahagaze ku gicaniro, maze ngo twubake nk'amazu mazima y'Umwuka Wera, ngo kugira ngo duhinduke ibitambo bizima bishimwa. Haleluya, ibyo ni bishimwa ariko ntwako n'ibitambo bizima byera. Hari ibishimwa, hari n'ibishimwa byera. Urakoze cyane. Nicyo nigiye. Icya gatatu nize ni ukuntu Cornelio yari afite guca bugufi. Haleluya, kandi ari umuntu ukomeye. Ugize gute? Ukomeye ariko basobanura ngo yari umukuru, umutware w'abasirikare, ariko arangije ngo bitwa Italiana special, ni ingabo ni special force, kandi aziyobora hejuru hari force. Ikinamwigiyeho atabonye pasiteri, nta rusengero, nta umuhagaze imbere, aribwiriza, agasenga, agakora, adakeneye umuhanuzi umubwira ngo iravuze, arasenga, arakora, arizera, arakiranuka. Akuvuza ko kandi umuntu yarambwiye ngo Imana imbwiye ngo iriya modoka nyitange, ngo ntayitanga da, warindiriye ngo ko umuhanuzi azaza cyangwa se urumva gusa barindiriye imigeri nka moto ariko izuyu munsi zuba basigaye banakandaza. Abantu bakwiye kugera ku rwego. Haleluya.
umwuka bayobora mu buzima bwabo bwose. Ikindi nanone bakwiye kugera ku rwego ukora ikintu utagombera ko umwuka kuyobora. Reka nkubwize ukuri, ineza yose ntukarindire ko Imana ivuga. Ujya iyo bibaye gutyo ari uko Imana nijya nari ngiye kuvuga ibintu abantu bakorera ku itegeko, abantu bagakorera ku jisho. Aba bantu burya umwana ukorera ku jisho utazi kwibwiriza, utegetswe uhembwa iki? Icyo wabyumvise, utegereje ko Imana ivuga kugira ngo ugaburire umuntu ushonje, cyangwa gusenga, cyangwa utanga iyo modoka. Ngo birageze ko Korneliyo we abikora nta kiriko. Iyo urindiriye hano ntaho batubwira umuntu wamubwirije, ntaho batubwira umuntu wamushyizeho agahato. Rya biryo umuntu, rya biryo umwuka n'itegeko. Kandi iyo mbikora mbihaswe singororerwa, kandi iyo mbikora mbikunze ndagororerwa. Byumvikane ko ikintu ukora wirindira itegeko ry'umwuka cyane, wirindira ko abahanuzi bavuga, nawe iyumvemo kugira neza. Wirindira ko bakubwira ngo Imana iravuze ngo senga yibiri, wakibyibwirije. Wirindira ngo bijya gusa wabikoze bitaraba. Korneliyo cyo mukunya icyanyuma mukundira, ni byinshi navuze kuri Korneliyo. Yego, ikintu namukundiraga nuko ngo nabo mu nzu ye bose. Nabo mu nzu ye. Haleluya. Hari abantu usanga akijwe ariko atasengera mu rugo. Hari umuntu yuzura umwuka ageze mu rusengero, mu rugo ntawuzure kuko amanyanga ahakora. Hari umuntu utakuzura umwuka wera muri quartier kubera ko adashaka ko muri quartier bamenya ko asenga. Hari umuntu utakuzura umwuka wera ahantu kuko hari impamvu runaka, ngo ariko nabo mu nzu ye bose. Yego, Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Haleluya. Tugasabiye umugisha mwinshi cyane gusenga n'ibitambo. Hari ugusenga, ibitambo, amashimwe n'impano ngo byazamutse bigera hehe? Ku Mana. Kandi ngo bibiki umubavu humura. Ariko byahindutse umubavu gute? Nuko hari marayika guhagarara ngo wongeragamo uri ku cyotero, ngo yongera ku masengesho y'abera, ngo kugira ngo amasengesho agere imbere y'Imana. Nuvuga ngo ariko umushumba wazaretse tukavuga icyotero byarazamutse. Yego, Lendala amini vayasire. Baba wetu, Imana ishimwe. Ariko hari n'ijambo nakunze hariya ngo Petero yabanje kunena ibyo bintu yari yerekana. Tugasesengura Korneliyo ko ari utuma abakorneliyo benshi batameze nk'abatumye Imana itaza mu rugo, bakirwa babeshyira ngo abahanuzi ntibagihanura. Tuvuge Petero, nta kuntu twaba tumwiyoreye Petero ho gake. Reka tugaruke kuri Korneliyo, tukabaza abantu kuki umunsi ubwira abantu ngo ntago Imana ikora. Ntiyumva icyatumye Imana ituma umuhanuzi. Hari igihe uvuga ngo ntikora kandi ari wowe udakora, cyangwa ntivuga ari wowe wanze kuvuga. Ariko ngo ndasenga ngo amaze imyaka 20 ni ugusenga kwiyongeraho Icyambere baravuze ngo ibitambo, bavuze ngo nugusenga. Icyambere yaranje gusenga kwawe n'ubuntu bwawe. Ariko umuntu mu kigero cyo yasobanura, mbega biriya mbere banditse avuga ngo ibitambo byawe n'amashimwe. Haleluya. Yo tutashekenema bigera ku Mana. Nshuti yanjye, Imana itiderega umuhanuzi. Yego, wo kuza gukora. Erega buriya ni nka marayika aje no kumwongerera. Imana ishimwe. Ibi bintu ntabikorere munsi y'ibitekerezo bye, ahubwo haza imbaraga zo kubiyobora zituruka mu ijuru. Haleluya. Power of the Holy Spirit. Ibi bintu Korneliyo yakoze byamuhesheje ibintu utagura amafaranga. Imana ishimwe. Icyo ndimo mvuga aho uracyumva Lokitano icyo yakoze. Yego, yabikoze ataruzura umwuka we. Yego, Imana iravuga ati no muntu bikoze gutyo none yuzura umwuka, nkeneye kumuha imbaraga z'umwuka. Haleluya. Noneho ngo gusenga kwe no guhumura kwe, noneho ngo amasengesho agenda akora kuri marayika, ngo marayika yongera ku gicaniro, ngarazamuka agera imbere y'Imana. Haleluya. Imana maze guhumurira Imana iravuga ngo no muntu nkwiye kumuha n'imbaraga z'umwuka wera, ibyo akora noneho ajye mu mwuka we. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo rero Imana uyu mwuka mwumve ukuntu umuntu umwe azanira umugisha urugo rwose. Si we yawumanuriye wenyine gusa,
urumva icyo twavugaga iyo urumva icyo kirere we koroneri yabanje gutunganya ikirere cye akoranye n'Imana ataranavugana Imana nayo ntiyagira ikimubwira nk'umunyamahanga ahubwo irotesha umugabo wari ugize akaraha ka Petero amuga ati abanyamahanga imanuye igitambaro kimanuye imbere mwerekwa ryayo koroneri nta habarare ku munsi wa gatatu igihe kibikora ngo ibi yeretse umuntu ngo azi urumva hano dukuremo isomo umukozi w'Imana impamvu ngo tubashinga agati bavuga tuhakorogoshore urumva ntabwo ari koroneri wahamagaye umutumishi koroneri wahamagaye umuhanuzi we yakoze ibyo akwiye gukora none ni kuki uyu munsi bano nta kintu nshaka ko tuganira abantu bari kurira nisubiza ntigira gute kubera ntitabara statement iravuga ngo gusenga kwawe twabonye ko bigera ku Mana binyuze n'amasengesho yabera herekeje n'umuvu humura neza ufitwe nande na marayika uhagarara imbere y'Imana hakiyongeraho imirimo ibitambo amaturo n'ubuntu bikazamukana na wa mubavu hari abantu rero bakora ibintu dore ikibazo gihari hari usenga ariko ntakore hari ukora ariko ntasenge hari n'ubikora byombi hakaburamo gukiranuka urakoze cyane rero bituma Imana yitangira kuderega uburyo imushyira ku murongo naho nashaka ko tuvuga si byiza ngo uvuze ngo nibara wowe kora ikintu hagarara mu bintu bituma Imana yo mu ijuru igutekereza ugashaka delegation y'abahanuzi gashaka itsinda ry'abanyamwuka gashaka itsinda ry'abanyembaraga gashaka itsinda rigufasha because man we are still in the iyo turi ku isi hano we don't have power to change anything in this world izo mbaraga ntazo dufite ariko we ntiyahagaze mu rusengero ntitumva umushumba we ntitwumva urusengero asengeramo ntitwumva aherereye nta n'uwabimutoje ahubwo yabikoze ku giti cye mbere y'uko ahabwa n'uwo mwuka we bivuze ngo wowe gambirira udategetse nicyo ushaka kutuva kuri koroneri gambirira utabitegetswe we yarakoze gusa natwe rero reka dukore ni ibintu bitatu bishorera ubivuze neza cyane aho tubashyira tuhavuge hariho gukora ubundi harimo gutura gutanga bisana bikora habamo gusenga gatatu gukiranuka hari ukora ntasenge hano hakaba n'ukiranuka ntanasenge ngo ni uruhererekane bigomba kuba kugira ngo iyi ndyo ibe yuzuye bigomba kuba igizwe n'ibintu bitatu hari ugusenga hari ugukora hari no kubikiranukamo Imana ishimwe no kwirinda gutegekwa ngo bikore apana kwirinda ko ushyirwaho agahato ikimenyimenyi hari abantu bitanze mu nsengero gusohoza birabananira ko batanze ibyo badafite bategetswe ariko babitanze bategetswe ku gahato yabyibwirije Imana rero guha umugisha mukozi w'Imana naho nashaka abantu tubyumve ngo wigora abahanuzi wigora abatumishi wihamagara hirya no hino wirembye abantu ngo barakuretse ahubwo ni ibiki ukora bituma ukora ku marangamutima y'Imana igahagurutsa abantu baza kumva ibyo bintu iri ni ijambo ukwiye gutekerezaho ni ibihe ukora yaramubwiye nabwe ngo mu kigereki yaravuze ngo ugusenga kwawe ibitambo byawe ubuntu bwawe impano zawe byageze imbere y'Imana ishobora byose kubera ibintu bitatu tubonye ko yari akiri mu idini ryabo nta muntu wamusanze nta n'umuntu wamwemeraga ariko ibyo yakoraga byemerwa n'Imana yari nabivuze Petero ndamukunda ngo menye neza rwose hari n'abantu mushumba bitwaza titire bafite ngo nkorega ngo akazi nkora ngo ntikanyemerera kwegerana n'Imana ngo karancumuza uyu mugabo akazi yakoraga ntikegeje kamubuza kugira ute kubaha Imana amen bigaragaza ngo nta mwanya waba uriho wakubuza kubaha Imana nta bukire wakubuza kubaha Imana nta bukire nta gihugu waba urimo nta stati yakubuza kubaha Imana haleluya ukubaho ntibyakubuza kubaha Imana haleluya nta kintu cyakubuza kubaha Imana ubukene ntibukubuza kubaha Imana ubukene ntibwakubuza kubaha Imana umugabo wawe ntiyakubuza haleluya Imana ishimwe
kuba uri umunyedini ntibyakubuza kubaha Imana, mu rwego rw'idini runaka, kubera idini cyane ko kubaha Imana ishimwe, cyane ko kubaha Imana si nko kujya mu murima ngo uhinge. Yego, Yesu, haleluya. Kubaha Imana si nko kujya gukorera perimi. Yego, kubaha Imana no kubishyira mu mutima. Imana ishimwe. Ukaba uri mu kazi kawe ubishyira mu mutima. Haleluya. Ukavuga uti ibiro yanjye zubaha Imana. Haleluya. Akazi nkora kazubaha Imana. Haleluya. Kubaha Imana si igipatane ngo urare wikorera ibuye ngo yenda n'ubuyede. Kubaha Imana no kubishyira ku mutima, ku buryo n'umuyede yagenda ubaha Imana biri ku mutwe. Kubaha Imana ni mu mutima n'ibikorwa bya bucece. Gusenga Imana ntibisaba imyaka myinshi n'isegonda Imana yakuye. Ibyumvikane rero ngo ntiwaburira Imana umwanya wo gusenga Imana, ntiwaburira umwanya wo gukorera Imana, ahubwo nawe ntibujije umwanya. Reka nkubwize ukuri, iyo wibuze loti tandala, reka nkubwize ukuri, iri jambo jye narikumva. Korneliyo hari ukuntu babivuga birukanka ngo bakayihuta, ariko urumva ko tubonye nk'amagambo cyane cyane aremereye cyo dukwiye kumwigira. Nta mwanya n'umwe utakubaha Imana, nta posta atuma ubaha Imana, kuko kubaha Imana si igipatane, kubaha Imana si ikirakukora, kubaha Imana ni mu mutima. Haleluya, haleluya. Njyewe ndi pasiteri nzubaha Imana, ngenda umucuruzi bizubaha Imana, noneho gusenga ntabwo Imana yatwatse iminota. Ni ukuri, mujye mumbwira isaha yavuze basenga, niyo bishyiraho saa 9 ni iyabo. Imana yavuze gusa ngo musenge, kudasiba, ariko ntabwo musenga buri ku segonda. Soro kubaha Imana si igipatane, ahubwo nubwo buzima. Ikindi cya kabiri, gusenga si ikira ko umuntu akora ngo natakirangiza, nuvuga ngo n'amasegonda abiri. So tumwikira ko nta mwanya, nta kazi, nta stati, nta cyerekezo, nta mibereho yakubuza kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Twegereza umusozo. Imana ishimwe. Nshuti yanjye, wahindura uburyo. Kuva uyu munsi, nimba ushaka kubona Imana, nimba ushaka kugendererwa n'Imana, nimba ushaka kubona icyo utagura amafaranga, nimba ushaka kubona ibyo wari warabuze, hari ibyo wakora. Imana ishimwe. Tubonye ibintu bitatu: gusenga, gukora no gukiranuka. Bishobora, ndetse ntabwo ari bishobora, ahubwo birakora, bikabura urwibutso imbere y'Imana, bigakora ku marangamutima y'Imana, ikururuka kugukorera ibirenze ibyo watekereza. Yaravuze ngo ku bwanjye mwari muzi ko ntaza mu banyamahanga, ariko sinjye ubyizanye. Nuvuga ngo iyo usenze ugakora, hari abanyamahanga bigize ibihanyaza, ikoresha nabo utatekerezaga ko yakoresha, ibazana kubera imbaraga z'isengesho. Icya kabiri twabonye, arabwira ngo kandi ngo menye neza rwose, ubone mbere ntiharabyaze, ntabwo yarabizi. Ikindi kirimo kuri Petero, twize kuri Korneliyo, kubwira amakuru ya Petero tuzayigaho ubutaha. Imana agira ngo mukuremo kamere yo kurobanura ku butoni. Muce mwamoko, mucemo n'akarande, ntiyamutuma ku muyuda imwohereza. Kimwe n'abavuga ngo ngewe abantu bo muri radini ngo abantu byabo ngewe by'idini si dini mu mahanga yose, ahita avuga ati noneho menye neza, ndabiretsa urugambo ndaruhagaritse, ndasobanukiwe. Menye neza ko mu mahanga yose. Nawe sobanukirwa nshuti yanjye, sobanukirwa uwo mu mahanga yose ubaha Uwiteka. Imana ishimwe byo gukiranuka. Imana imwemere. Bashumba batamumenye, kiravuga ngo yari Imana. Buriya kera tuzaganira naho Imana yakuriyemo karande y'amoko no kurobanura kuri Kefa, nubwo bitamworoheye, ariko amateka asobanura ko buriya cya gitabo cy'Abagalatiya ngo agira bwa burya ajyamo no mu Korino, yari atarwana na Korneliyo. Barubizi buriya, ubwo birya yahuye na Korneliyo agira ngo mukuremo kiriya kintu. Amen. Cyagiye hajya mu rugendo rwa mbere Pawulo akarakara ngo yari afite nk'uburya, kuko Korneliyo burya igitabo cy'Abakorino tuzakiga ubutaha, cyari kiri nk'ibintu bibiri bihanganye. Noneho ngo ikintu Kefa yajyanye bwari uburya, noneho Imana ko imukuremo imucomeka kwa Korneliyo, wa muntu wasenze Imana batamuzi. Imana ishimwe, batakuzi banakuzi, byihorere, Imana izakugirira neza. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Dusoza turabashimiye. Reka dusoze dusenga. Urabasengera? Reka nsenge. Navuze cyane. Reka dusenge. Mwami Yesu, haleluya, haleluya, bonelaba, nkweretse abantu bose bazakurikira Denise Bihiga TV. Haleluya. Bahindukiye bakaba bemeye gusenga, banakora, banakiranuka.
urakoze Yesu. Haleluya. Kugira ngo buzuze umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Amina. Kandi ubabere igisubizo mu byo baburiye igisubizo. Gusenga kwabo Yesu mwami. Haleluya. N'ubuntu bwabo bizamuka mwana w'intama w'Imana. Imbere yawe Mana. Urakoze data. Urakoze Yesu. Kandi abantu muri bo bari bafite kurobanura ku butoni. Urakoze. Mu izina rya Yesu. Baha imbaraga zo kubireka. Tubasabiye imbabazi. Kandi haleluya. Kuva uyu munsi tumenye neza yuko abantu bo mu mahanga yose bakora ibyo gukiranuka ubemera. Yesu ushimwe. Ngaho turinde gutinda ku madini, turinde gutinda ku moko, turinde gutinda ku bintu byadutandukanya. Haleluya. Ahubwo tumenye neza ko bo mu mahanga yose uzakora ibyo gukiranuka uzamwemera. Turagushimiye ibyo ukoze. Herekeza ijambo ryawe rikora imirimo ikomeye mu mitima y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Wenda mushumba hari abantu bakenera kugira ibyo bakubaza. Urumva Petero ntitumusobanuye neza, batari ko dusobanurire ese Kefa byavuye he ibintu nk'ibyo. Reka rero ubahe nimero cyangwa se mu bundi bufasha baba bagukeneyemo. Barakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ni nimero ni 0782554028. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Wayisubiramo gatoya. 0782554028. Imana ibaha umugisha. Ubundi nzabwira ubundi ahandi bansanga kandi biroroshye. Amen. Gusa social media nyinshi na za platform kenshi ndahari banambona bamari. Yesu abaha umugisha. Bakunzi ba Denise Bihiga turabashimiye. Nge ni Habimana François. Ukeneye kugira ibyo umbaza nimero no guteranya 250 788 35 38 35. Uwiteka n'abahazi byiza. Bye bye. Shalom shalom. Bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana